mujye muba maso mube maso nk'imbonera kure cyangwa se muba maso nk'igisirikare cy'u Burundi cyamaze gukubitira hariya hakurya izo ntera nkota cyamaze kuzikosora ahangaha amakuru yose turaza kuyabaha mvuga muti tugaruka ku ntambara rero mwabibonye ngo siko izatwitse nde zatwitse hano Kasopo hano ni muri Masisi zirongera zitwika hehe zongera zitwika aha hantu bita ngo ni gwiki ni indege za siko izatwitse aha bita ngo Gasopo muri Masisi zitwika ahantu bita Kibati muri Warikare umuriro urimo ratuma rero birimo biratumuka ubwo murumva ko ibintu bikomeye cyane ahandi hantu harimo havugwa intambara hano muri Sud Kivu harimo haravugwa imirwano na ikomeye cyane ngo ni nyuma yuko ingabo rero z'u Burundi ngo zegukanye intsinzi rero hari akasika rero ubu rero ngo noneho M23 yabigeze hehe yabere igeze ahantu ngo bitangira amatwi yumva nakwiyumvira umusare tubaramutse tubifuriza umunsi w'Imana mwiza mwese aho muherere abantu b'Imana abantu mwese mukurikirana radio na televiziyo umusare turabakunda gatano kuri gatano duhoberane cyane muri cya gihugu kiza twakigezemo rero iyo turimo tuvuga amakuru nk'aha tubwira tuti twakigezemo ariko rero ku rundi ruhande abantu barimo barategura intambara nyinshi cyane zikomeye cyane ku buryo muraza kumenya kuti intambara zigeze hehe intambara zigeze muri Central Africa zivuye muri hehe zigeze hariya zivuye hariya muri Mozambique turaza kubabwira ukuntu intambara zamaze gutegurwa neza cyane antene yacu tuba yabitubwiye murabyibuka neza mu makuru yo hirya yeje twemo turababwira tuti nyaboneka burya i Washington hari ibintu bya dodoye kwa Paul Kagame bimubwira bitereka data mwebwe byo kugenda utinze ibintu ngurarwaye tuzazana indege tukwikorera iyo ndege rero yateguye kujya kumwikorera we na Kirombo Kisekedi kugira ngo bagende birukanka bajye gusinya amasezerano y'ibiriganye akarabaye burya rero ururimi nayo nyama ari umudamu umwe ni Mukarutesi Francine uyu mudamu muramwibuka mwese yarimba muri Nyampinga ari umwebwe amateka mu yazi gute ni umugabo yitwaga Boniface Nyampinga reka tujye tuvuga ati Nyampinga tujye tubibuka tubagwe tuti utuntu n'utundi niwe yaririmbye ati bamutumye inyama rero ngo ajye ku isoko ajye gusuma inyama aragenda ngo ujye unsumira inyama iryoshye cyane mudamu wanjye Boniface yitumira Mukarutesi Francine atagenda unsumira inyama iryoshye cyane umudamu aragenda arasimbuka basumye inyama y'ururimi arayizana arateka aho umugabo bararyoherwa umugabo wararaba ati ibi bintu birakomeye cyane buke bwaho rero arabwira umugore wati ko kubanzane akanyama kari karyoshye ariko subira noneho uzana inyama rero ibishe noneho turabe inyama ibishe usumye inyama iryoshye usumye n'ibishe turebe ko iyi nyama ibishe twayihe imbwa yacu kuko ntabwo yarya inyama iryoshye nka twebwe umugore aragenda aragenda no ku isoko aragaruka agenda asuma indi inyama y'ururimi nanone arayizana umugabo aramubaza ati madamu byo nibiki noneho wowe ati niko inyama iryoshye n'ururimi n'inyama ibishe n'ururimi ati yego ururimi rurakizarukanica ibi rero tubivuze kubera iki tubivuze kubera Paul Kagame amagambo yavuze muri United Club ari mu nkera bari banyweye ihira yagize ati rero ayo masezerano y'ibiriganya mariganya ati yo kuja kundiganya goma yanjye na Bukavu mana yanjye no kundiganya Kivu byose ibi bintu none ni kurira zahabu turaza no kubabwira ukuntu none mu gihugu cy'Ubufaransa kimo kirabana nabi na Kagame kubera no Kagame yashize habona n'ukuntu Ubufaransa ngo butunze zahabu nyinshi toni zirenga 2.450 ingahe karabaye ati ntari kirombe na kimwe bagira bo katsindwa bacukuramo zahabu mwumve namwebwe ubwo rero ati basha kundiganya ibintu rero ururimi rero nibyo twati ururimi none mu kandi kanya twagiye twumva aravuze mu bya bintu by'iki ujye mwumva ururimi tuba tuvuga rero ati mwebwe bashaka kundiganya amasezerano yabo nayiburiganya gusa barimo barabogamira kuri Kongo mwebwe ntimubibone ati tuzarwana twe tuzapfa turwana okay ejo bundi rero ku banyamakuru rero agira ati ubu rero noneho twebwe twarabonye ko Trump Junior president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ati yarakoze birashimwa ati amasezerano twagiyemo hari Washington nta kwasa kubera ko bamaze kumubwira bati cishwa musinye tujye kucukura za ibyo ngo mukubiza muvango muri abahutu ngo muri abatutsi ngo muri abanyamurenge ngo muri biki ati byo nisibyo dukeneye twe dushaka amabuye y'agaciro Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo zishaka n'inyungu mugabatiye ati kumbi nagiye muranyigaritse n'ukuntu nabakoreye cangaha wowe musinye ni ku itariki rero zine rero hirya yejo z'ukwezi kwa kanga kwa 12 le 4 décembre
ni habo bagabo bazaba bagiye i Washington ibi rero tuzabira batwibereye hariya hejuru cyane turatwenga tuseka cyane tuti ngabo ba bantu rero bavuga ati kandi umuhungu ibi ni ibikigaye uyu mugabo Kirombo Kisekedi yaramubwiye ati nyaboneka reka intambara tuyirangize turajya kwihamenyo y'abasazi y'abasitsi ati dufatanye ngiki kiganza cy'amahoro nyaboneka ngo ati bataraduseka twagiye gukorana mu miganza ikiyabo nimbe bakoranye mu biganza reka rero natwe twireberera abaturage ba Kongo n'abaturage mu Rwanda turebe tuti mwabantu mwebwe mushaka kuryana kumbe mugera kubarya namwe mugakorana mu ntoki none mutwicira iki rero ni ikibazo twagombye kubaza twebwe abanyarwanda aho duherere n'icyo tumbabwira nti nyaboneka uzi ko yakoreye undi cyaha namusaba iki imbabazi hakiri mu maguru mashya mubwira ati mbabarira sigewe ni politike y'abanyapolitike babi batwigisha kumarana ariko ubundi abanyarwanda turakundana cyane kuko naramanutse giye mvuye iwacu mu batebo ndumutebo ndagenda ngira ibutare twebwe burya abatebo urebye neza kuko turabakiga abatebo burya abashinga 90% by'abatebo wavuga utaba nabahutu 90% ariko ugeze rero ibutare uneze ukareba butare bahazi murahazi butare hariya ukareba neza cyane uri nko mu marcyazo cyangwa uri nk'ingoma cyangwa ukamanuka ngenda zambaza ukagera hepfo cyane hariya za Nyanza ya Butare turamutsa umunyanshoza Diodone rero ibutare uhageze neza ukareba usanga nta muntu abibutare nta n'umututsi abibutare ikada n'abahutsi n'abantu bacangacanze no kibazo uti nk'aba bapfuye iki ko nta n'umuhutu ubarimo nta n'umututsi barimo ariko ugasanga no hambere hari amacakubira ateye ubwoba abanyabutare ngo bavukana amashuri 3 aba rero nta mututsi haba ibutare nta n'umuhutu haba ariko amacakubiri ya politike yabagizemo nyine baramarana usanga nyine barimo baramarana kandi nyine ugasanga umuntu marica mwishwaye na mwene nyina ugasanga umuntu agambaniye mugenzi we nuko bimeze Butare burya nta mututsi nta n'umuhutu bahaba barya n'abanyamugi ubwo rero murambo abanyabutare nawe ndabakunda cyane abanyabutare cyane ariko ndabakunda cyane ko nk'umuyisirageri yacurangaga mu ngeri twaramukunda cyane yacuraga Suzuki turamukunda cyane nka Rudasingwa Runuya uyu aracyariho hari yatumba reka tumuramutse cyane uyu nawe yakinye nimero 10 cyane hariya muri Mukura Victory Sport uyu nawe turamukunda cyane rero abanyabutare mukomere cyane ibi rero turabivuga kugira ngo tubwiye ko muri umwe rero ibi rero Kirombo Kisekedi ati ko kw'amahoro nyamuneka abaturage ntibazaduseke twagiye kuramukanya kandi twaramubize tuvuga ngo tutazaramukanya ngibyo rero karabaye rero ngo burakere rero bahabone n'imbwa arihiye ku murizo yagiye kota bari barayibujije kuzinjira ku ziko ry'abandi ragendere yashiki murizi rawuzinge kubise mu makara ati none bari bambuje kuza ahantu ariko ndahiye nzovuga ko nahiriye burakeye bahabona ati nimbijoro ryari rikomeje ubu turibaza ko Kirombo Kisekedi na Paul Kagame bavuga bati iyi tariki nimba itari baye bakabisunika basi bikazaba muri 2030 oya byarangiye ko nabwiye tuti hariya mwagiye kwa Donald Trump mwagiye kwa bihehe kugira gute guca urubanza rero azabanokoramo amaso nayo rero amaso yanyu agomba kwanukora bwate mucishwa ibyo kumbeshye ntago turi murangora hano ni Washington mucishwa musinye hama rero mugende ibi rero ngo nubwo bagiye kubisinya rero nicyo tujima tubabwira tuti burya igihe kiguha umwanya hama kigatake gukubura kikabwira ati umuganga mwiza wa mbere ni igihe kuko urakira cyangwa ugapfa suko none bamwe bati rero amakuru areyo turaye tutayumvirije ntidusinzira musijya musinzira kugira ngo nagenda hari nagiye nsinzire tubyuke twumva amakuru none gusinzira mushaka kugira gute rega nundi gusinzira cyane nibibi mujye muba maso mube maso nk'imbonera kure cyangwa muba maso nk'igisirikare cy'u Burundi cyamaze gukubitira hari hakurya izo ntera nkota cyamaze kuzikosora ahangaha amakuru yose turaza kuyabaha mvuga amati are tubwira amakuru nayo nyine turababwira ubwo rero itariki zine rero hirya yejo hari i Washington nyine tujya gusinya nyine tugenda dusinya amasezerano y'abaniganya rero irwa rurimi rero tubabwira ni mubaze nk'abanyarwanda bumvise Paul Kagame avuga ko amasezerano arayuburiganya hama bakabona president wa Republika wabo yababwiye ko ibintu ari by'uburiganya agiye kubigira gute kubisinya akaba yaravuze ati twebwe nta muntu adutera ubwoba nta gitsure dukoreraho ati uko waza kuri kose turarwana ibi rero byavuga ni jewe mbaye nka Paul Kagame ntabyo najya gusinya nahita magarare nkavuga ni reka nemerengwe mu baturage banjye mbe nkane nka Kigeri ndahinda ninde uyu yaguye kuri Pactas aharanira ubwigenge bw'igihugu cy'u Rwanda n'umwami nde ninde ni Rudahigwa niwe yaguye hariya kuri Pactas Bujumbura hariya baramubwiye ati wowe tanga igihugu ndapfa ahubwo ati tanga igihugu tukureka ndati ni munyice baba mutera urushinge rw'amazi ababirigi baba baramwishe
kuri Pagdasi Bujumbura. Turamutse abantu b'Ibujumbura cyane cyane hariya mu Nyakabiga, tuvuga tuti mukomere cyane hariya mu Buyenzi, hariya turamutse abari abantu bari hehe hariya mu Bwiza. Pagdasi hari herere hariya kuri Pagdasi mu Bwiza, tuvuga tuti mwatwiciye umwami, tuzabibabaza murindire. Okay, twagere n'amakuru yeto nakaba gace ugira ngo museke mutwenge muvuge muti karabaye. Nono reka twumva amakuru, no makuru uko ameze rero. Amakuru rero ubu tugiye kwirasa ku ntambara rero, mwumva intambara ukuntu zateguwe. Are tubwira amakuru nayo nyine turimo turababwira. Ubwo rero ku itariki zine rero hirya yejo hariya i Washington nyine tujya gusinya, nyine tugenda dusinya amasezerano y'abaniganya. Rero irwa rurimi rero tubabwira ni mubaze nk'abanyarwanda bumvise Paul Kagame avuga ko amasezerano ari ay'uburiganya, hama bakabona perezida wa Repubulika wabo yababwiye ko ibintu ari by'uburiganya agiye kubigira gute kubisinya. Akaba yaravuze ati twebwe nta muntu adutera ubwoba, nta gitsure dukoreraho, ati uko waza kuri kose turarwana. Ibi rero byavuga ni jewe mbaye nka Paul Kagame ntabyo najya gusinya, nahita mpagarara nkavuga ni reka nemere ngwe mu baturage banjye mbe nka Kigeli Ndahindurwa. Ninde uyu yaguye kuri Pagdasi aharanira ubwigenge bw'igihugu cy'u Rwanda? Ni umwami nde? Ninde? Ni Rudahigwa. Niwe yaguye hariya kuri Pagdasi Bujumbura, hariya baramubwiye ati wowe tanga igihugu, ndati ndapfa ahubwo ati tanga igihugu tukureka, ndati ni munyice bamutera urushinge rw'amazi ababirigi babaramwishe kuri Pagdasi Bujumbura. Turamutse abantu b'Ibujumbura cyane cyane hariya mu Nyakabiga, tuvuga tuti mukomere cyane hariya mu Buyenzi, hariya turamutse abari abantu bari hehe hariya mu Bwiza. Pagdasi hari herere hariya kuri Pagdasi mu Bwiza, tuvuga tuti mwatwiciye umwami, tuzabibabaza murindire. Okay, twagere n'amakuru yeto nakaba gace ugira ngo museke mutwenge muvuge muti karabaye. Nono reka twumva amakuru, no makuru uko ameze rero. Amakuru rero ubu tugiye kwirasa ku ntambara rero, mwumva intambara ukuntu zateguwe. Ibintu rero ntago bije koroha haba na gatoya, nyuma yuko itariki yo kujya gusinya ahehe amasezerano imaze gushingwa. Ku ruhande rumwe abandi bakomeje kwitegurira intambara zikomeye cyane, ku buryo ku ruhande rwa Paul Kagame n'inkotanyi bobo bamaze gupanga urugamba, ku buryo noneho n'abasirikare bose bahamagajwe. Antene zacu rero twarazibabwiye tuti twe turafite antene, turagenda tukagera ndani mu ngoma, bakatubwira ati twebwe turi hano, turi hehe? Ati turi mu Rukari. Oya, abandi rero bati mwebwe muri hehe? Ati turi hano, muri mu Rugwiro. Tumujya radio na televiziyo Umusare mufite abantu mu Rugwiro bakeya, benshi batubwira bati reka tubabwire bivugiye mu Rugwiro. Ni mumbwire rero n'ibiki bivugiye mu Rugwiro. Ni nyuma yuko rero umukwe wa Kagame rero perezida wa Central Africa mwabonye yahamagajwe harya rero ngo bari bagiye gufata umugambi wa nyuma wo kugira ngo bapange igisirikare gitezwa kuva muri Central Africa gitera Kongo. Ku munsi w'ejo rero mwarabonye Central Africa yahise igaragaza abasirikare ngo bashyashya yinjije mu gisirikare cyande cya Central Africa. Abo basirikare rero ngo baba baratojwe n'iki n'abasirikare bari hara muri Central Africa b'abanyarwanda, ngo nibo bagize gute baba kubiseseyi, barabagira gute, barabatraininga. Ubu rero ngo bahejeje rero. None rero kuki rero babisohoye rero aka kanya rero? Nibiki rero mujye mukurikirana amakuru twe tuba twabitubwiye. Turafite ama Inosa hariya muri Central Africa bangi, komera cyane turakuramutsa Inosa. Komeza dusunikira amakuru Inosa, turakumva cyane 5 kuri 5 nkuko nabatubwiye ko twumva, buduha amakuru nicyo tugukundira. Ntubu bazahita birukanka bajye kurondera ngo Inosa wamwice. Inosa mvuze uwera n'umwe ni Innocent. Umumarayika ntago ari izina ry'abantu. Ntuzi ngo rutema dema zawe Paul Kagame ngo ugiye kurondera Inosa ari banye ngo ujye kumwica, avuga iringara. Rero ibi rero biracyakomeye yemwe baraduha amakuru bibicare hari ibanje atereka tuyaguhe neza rero. Ati hano hamaze kugera ingabo zirenga 20,000 z'u Rwanda aho ni muri Central Africa. Atabari bahari bose hamwe n'abamaze kuza barenga 20,000. Ati barimo baratereningwa rero, baraheje gutereningwa rero. Ubu icyo giye gukorwa ni iki? Bashobora kwinjira byanga bikunda muri Kongo. Ibi aya makuru twarayavuze, ariko na Kongo irayazi kuko twayikubitiye akagohera radio na televiziyo Umusare twaduhari hose tukahagera tukababwira tuti nyaboneka mugire gute muri kanore. Ibi twabimenye. Aha rero mwabibonye rero Central Africa ese ishyira hanze abasirikare ngo ni 5,500 ngahe ngo binjiye ngo bashyashya ngo mu gisirikare cya Central Africa ngo batereninzwe ngo n'ingabo z'u Rwanda. Ibi ni binyoma. Abenshi bari hariya n'abanyarwanda bipanze bagera ku 20,000 batayezwa kwataka Kongo baciye hariya. Nukuvuga iki rero? Amakuru rero tuba dufite tuba twahawe nuku bipanze mu byumve neza, ariko ntituzi nimba bizahira nyirabyo kubera ko bashaka kwataka Gatanga, bakataka Manyema, ahantu hari amabuye y'agaciro ngo niho bashaka kwataka. Kubera iki rero? Mu minsi mikeya cyane murumva M23 RDF ya Paul Kagame ihanaguwe burundu.
naba batubwiye ati twege turi ngaha turi kumwe na nanga reka tukubwire dukurikije ko ku itariki zine uyu mugabo azagenda gusinya Paul Kagame namara gusinya ikizakurikiraho murebeka ko bavuze ko ari ugucyura ingabo z'u Rwanda zikavamo hariya ngo n'ubwirinzi ubwo n'ibiti n'ibiki n'ibintu birinze hariya ati ubwo rero mubimenye ko nizimara kuvamo M23 RDF izaba isenyutse burundu ntayizongera kuvugwa hariya ati mubimenye nikomera rero kagira inkuru zimene zizo nkuru ati kizaba gikurikiyeho n'igiki rero ati hari abantu bazapfumura hariya za Katanga za Kasaya hepfo hariya ati bariya rero bamara gutera bazahita bita uyundi mutwe atariko nabaye mu 23 bose barimo bagenda binjira bafata indege Kigali zibakubita ibangi muri Central Africa mwayumvise amakuru ayo niyo abakendewe rero nk'ayo makuru tuba turababwira abasirikare bo bava hariya birukanka bafata indege i Kigali hwa ya Rwanda na hehe muri Central Africa ubwo twizere kirombo Kisekedi Tereza kwayikwamba na Suminwa mwese Judith ubwo muragenda muri kine diplomasi mugende namwe mu manuke kuri muko wa Kagame mubwe muti na uraje turakumesa mu mumesi ubwo tuba tubabwiye nyiri ukuntu amakuru arimo agenda yihuta ntaga rero araha honyine harimo hategurirwa intambara ahubwo harimo harategurirwa n'indi ntambara muri hehe muri Gabo Delegado hariya rero muri gihugu cya Mozambique mwabonye shapo hamwe n'abari muri kumwe bose abajenerali biwe batatu bose ngo bagiye kuramutse ingabo z'u Rwanda ziri hariya ni igikirero bagiye gukora hariya amakuru rero arimo ava hariya muri Mozambique dushimire cyane abantu bari Nampura barimo batuha amakuru atubwira ati ale reka tuguha amakuru hano ari hano muri Mozambique ni mumbwirira abantu muri Nampura mumbwira amakuru mumbwire neza ukuntu bimeze hano ingabo z'u Rwanda ziri hano zirenga ibihumbi n'ibihumbi ati hano rero shapo n'abandi bagiye kuziramutsa atari ko zigiye kugabanwa ati zikugabanuka kugira ngo zimwe zoherezwe hehe kurwana muri Kongo nikagira inkuru nguko uko bimeze rero ati ubu abasirikare bari hano bategeza kugabanuka kugira ngo bamwe bajye kurwana muri Kongo atari ko hari undi mugambi turimo twumva ko Tanzania ishobora bashobora kwidurumbanya baturutse hano muri Mozambique yarabaye biraba mama yake ni murari ubwo radio na televiziyo musare tuzatugenda dushinga antene yacu ara Pweto Mpweto hariya kuri cya kiraro kinini cyane gihuza Mozambique na Tanzania no tuzashyira umunara wacu tohite tuhashyira na antene iremereye kugira ngo tubwe tutuwe tubwira amakuru meza wabonye ngaho muri Mozambique uyatubwire neza tubimenye tuzabimenya neza barahari hariya abahungu bacu barahari bazatubwira amakuru tuka turindire gatoya bizaba umunsi wa mbere wa kabiri bazajya kuba twabimenya tugira ati barahagurutse nako twabwiye madamu Suruhu tumubwiye tuti ngaho nyakubaho ngaho ariko bizakundaga yemwe ibi rero ngo mu gihe rero ngo abagabo batarasinya bo bamaze gutegura intambara ibikoresho barabyogeje cyane babishyize hariya Kongo yiteguye gute rero Kongo ni nyuma yuko Israel yibwite ibikoresho byose ukenera drone zizi gukubita mu mutwe ngizi turaziguhaye ngabana bagutreningira abasirikare ubwo twebwe duha ikirombe gusa cy'amabuye ati nimutware ura musozi mu ucukure ibirimo mu bitware urabiduhaye turabiguhaye nawe tora drone bakazasiruka kose ukamena umutwe tikomera rero mutwe tugiye kwirabarira abana b'u Rwanda bagiye gushirira hariya kubera ko ngiyo ubufaransa nabwo rero mwabubonye nati fungura ikibuga cy'indege Kagame ati giye ntacyo nafungura kuri kw'Imana mwabibonye rero ubufaransa nyine nabwo burimo buvuga hariya muri Afrika y'Epfo ati nagiye Kagame ngo afungure ikibuga cy'indege arangarana ndati umugabo nibikiga yemwe ati ntacyo mfungura twabonye rero ikinyamakuru igihe rero kizamura inkuru rero kivuga kiti igihugu cy'ubufaransa ngo nta kirombe na kimwe kigira cy'inzahabu ariko ngo mu bubiko bashyira habona ngo harimo toni zirenga 2 n'ibice 468 yampaye nkawe ati jesi numva ukuntu igihe zahabu bayibonye ati niyo bagiye kwiba muri Kongo nimba igisambo cyaragiye kwiba nawe ukajya kwiba igisambo ni gifashwe ubufaransa bushobora kuba butarafashwe wowe ukabufashwe baraguca ukuboko komeza igende wibiyokora abandi barakwica aha rero ngo nagaterera nzamba muzakari nakumuza dushimire rero feedback zanyu zagarutse zivuga ngo wa mwami ngo umwami rero ngo yaguye ngo ni rutarindwa ngo yagize gute ngo yahiriye mu nzu rero umwami rero bagiye kumutabariza ahantu bitwa Masisi mwabantu mwe mujye mukurikirana amateka umusaza mbabwirije mbabwiye nti bagiye kumutabariza hehe bari Masisi nicyo gituma Masisi mwumva u Rwanda wikurikirana cyane ati Masisi ni yacu burya rero hariya rero bari bakurikirana bagenda bavuga ati Masisi ni yacu ni batoye Masisi yacu ni naho umwami yaguye rutarindwa nibo bamuhambye muno bagiye kumutabariza kubera iki iyo
iyo rero umwami yahiraga mu nzu bamujyana ku mbibe z'igihugu, aho rero u Rwanda bami bakekaga ko ngo hari Masisi ariho hari ku rubibe rw'igihugu cy'u Rwanda, hariya rero Masisi ngo nibo bagiye kugira gute gutabariza uwo mwami. Ngayo nguko mwabimenye, ubwo murabimenye muzaza mu mbazi ibindi, ariko dukeneye no kuzavugana rero hirya y'ejo, kuzavuga hirya y'ejo kuri Kanjogera. Dukeneye kumenya kuri Kanjogera ukuntu yabaye umugabekazi n'ukuntu babita gute. Nabega tuzabigarukaho, tubaze neza abantu babize neza koko ngo Kanjogera koko yaba yari afite icumu ngo ryari riho umuhunda ni cya kintu tuzabimenya neza, tuzabimenya ubwo makuru azagaruka tuvuga amateka tuyagarukamo, tuti mureke kugoreka amateka mwankotanyi mwe, reka tuyavuga uko ari kugira ngo abanyarwanda babane mu mahoro. Reka rero twishimire twebwe uko abanyarwanda bagenda biyunga, abahutu n'abatutsi dukorana mu mifuka, dukorana mu nda, tugwana mu nda, tugira duti nyaboneka ibintu byarabaye, ariko reka ntacyo twiyunge. Bune nibyo bizatuma dufata intsinzi. Imana ikavuga iti abana banjye biyunze, reka mbarekure nanjye batahe bave mu bunyagano, batahe mu gihugu cyabo, bitahira i Kanani. Komera rero twagiye rero Madamu Suru na CNN rurageretse, rurimo rurakubitana ibipfunsi, bari mu iteramakofe rawunde ya mwisho. Ni mu gihe ibihugu bya Buraya byafatiye ibihano inde Madamu Suru, ndetse CNN igenda igaragaza amasinema amavideo ngo y'ukuntu ngo abapolisi ba Tanzania bishingwa abantu ngo 10 na bangaye cyangwa 230. Arebye muri twababwiye mu makuru ashize, n'ubu nabo barimo barabisubiramo bati mubanze muvuge miliyoni 14 mwinshi hariya muri Kongo. Karakaciyemo ukajya hari ukavuga ngo jenoside y'abatutsi yarabaye nyine turanayemera, na bene wacu niyo baguye, Imana bahe iruhuko ridashira, dufata n'umunota umwe tubunamira. Ariko noneho umuntu akakubaza ati abahutu barishwe mwe mwabahambye, uti nibagufunge, warangiza ukavuga ngo uri umuntu wa hehe, ufite ubumuntu buri hehe, la dignité ukuye hehe, ubumuntu ntabwo ugira. Kubera iki? Ku nzibutso zawe wanditseho imibare yiwawe wayiyandikiyeho kuri radio yawe ariyo Radio Rwanda, utangaza abantu bapfuye bazize jenoside bagera kuri miliyoni 3 n'ibice majana ngari. Uti kandi mu gihugu mu Rwanda harimo batutsi miliyoni. Abo bapfuye nabo bari hehe? Umuntu yabavuga ukamwica ukamurenganya. Kizito Mihigo yavuga ngo ati nyaboneka reka dukore ku mpande zose, burya ubumera ntago busebwa n'urusyo gusa, ubumera murabuzi n'amasaka binika bagasiga ivu ry'amashara bagakubushera bagakora ikigage. No kuri kw'Imana abantu mwanyweye ikigage mwese tubaramutse mu Rwanda nta kikihaba, amasaka wayakura hehe? Birira muri ture y'umutanga, none si bisaza. Ubwo nyine nuko nyine karagaciye nyine. Ubwo rero ngo amasaka kugira ngo usye amasaka ukoresha ingasire n'urusyo, bigahura amasaka kajya hagati hama ubufu bukaboneka. Niko rero byari kugira ngo amahoro aboneke, atezo gukorwa n'abatutsi n'abahutu. Ariko nufata abatutsi ukavuga ngo ni mwebwe mwapfuye mwenyine shenge, hama ugahindukirwa uhita ubatemagura ahubwo bose ukica Kizito, ukica Bahati, ukica Ndakasakure, ukabamara. Ubwo muzabukunda abatutsi. Abahutu ugahita uguti mwebwe muri byo ntazi, mwebwe mugende muraka ukunda amafaranga nta ukunda igihugu. Karagaciye muri uko tujya turuhuke mbuseke mutembagana muvuge muti ari iki gihugu umunsi twakigezemo muzahita mungurira akantu agafana. Twagiye rero muri Rusizi niho tugeze muri Rusizi ngo abadepite batumije abaturage baragenda baritaba kugira ngo baze kubaganira. Abadepite intumwa zinda rero zagiye hariya muri Rusizi ngo zitumiza abaturage ngo baze babaganira. Abaturage batereka tuze tubaze izi ntumwa zinda zabo, abantu bibigarasha tuze tubabaza ukuntu twebwe twabatoye ngo bajye kutuvugana, none bakavuganira inda zabo, amakote nta kibakwira kubera inda zarabyimbye. Abaturage rero ngo baragenda baricara rero Rusizi, baricara barindira abadepite batereka data, tukajya kwiyereka abaturage n'ibi bida byacu biraba bigoranye, tereka tubanze tubireke bihokwe. Bigeze ku mugoroba abaturage baritahira bati rero reka twitahire, maze abadepite baramanuka baragenda mu ntebe, basangana intebe zonyine zigaragara, baricara batiye abaturage barambiwe bigiriye. Nguko rero uko byifashe mu Rwanda. Ayo ntamakuru twahawe hariya, batubwira ati genda ngaha ku Nyenyeri, reka nkubwire ibibaye hano Rusizi. We ale uranyumva 5 kuri 5 ndakumva cyane. Abantu b'Icyanguguru turabaramutse cyane ku Nyenyeri hariya, turabaramutsa cyane hariya mu Gisakura, turabaramutsa yemwe abantu bo ku Cyayi urabakunda cyane, ku mashyuza turabaramutsa cyane. Tubabwira tuti mukomere cyane, mujye muyaduha nyine nkayo ukuntu abaturage mwabwiye abadepite muti mwicarane mwebwe, ibyo ubeshyi bwanyu ngo muri abadepite mushaka murabeshya mugende. Ibyo byari baye hari ya Rusizi rego mwabyumvise, ibya Mozambique mwabyumvise, ibya Central Africa mwabyumvise, iby'amasezerano y'amariganya ubwo mwabyumvise. Tumanuke rero by'ukuntu twumve nanone
erega hari indi nkuru rero y'igihe nanone igihe cyangwa igihe kiragaruka gita umugabo bita Mpakaniye Colonel ngo Colonel rero yavuye muri FDLR ngo yababwiye ukuntu ngo FDLR ngo yafatanyaga na FARDC ngo kwibaza habo bacukura zahabu aba bantu ibintu byabo ni muri zahabu raje Christophe Zanja ngo ni ranjazi harya ngo ni igihe iyo barayimena ibyo mwacukuye mwarabicukubije gucukura Trump baraje babamese abantu batubwire rero umakuru ye rero yawe tugende utubwire ku ntambara kada ntiturahagera ntabwo turagera ku makuru y'intambara ahubwo turacyari ku makuru akivugwa hano hose aho umuhungu wa Habyarimana nawe yahagurutse avugira ati rero umugabo Kagame yaba afite ikibazo mu mutwe rero Habyarimana mujye mukurikirana amakuru uyu mugabo nagiye namukunze cyane yagize ati Kagame yashaka ko abanyarwanda bavugana nande Kagame nimba ari umunyarwanda akaba ayoboye igihugu nibyo namubujije kukiyobora yaba yakiyobora nabi cyangwa neza ariko twebwe abanyarwanda dufite uburenganzira bwo kuvugana n'uwo dushaka kuba twavugisha Kirombo Kisekedi kuba twavugisha Ndayishimiye kuba twavugisha inde nande ibi ni uburenganzira bwacu nkuko nawe Paul Kagame ntamubuza kuvugisha uwo ashaka ati birateye agahinda rero kubona umuntu w'umuperezida nkuriya ajya mu matiku nk'ay'abana ibyo byavuzwe rero Habyarimana ati ibi nagahinda gakomeye cyane ndetse n'ibintu bigayitse cyane kubona akoresha imvugo nk'iyi ko umuntu atavugana n'uwo ashaka ati kuvugana n'uwo ushaka birakenewe ati kandi dufite ubwigenge busesuye ati kandi nimba afite ubwoba yuko navuganye nande na Kirombo Kisekedi ati ubwoba nabureke nabanza agenda asinya hari Washington ati minsi iramwegereye agomba gukubita umweyo ati menye ko inzira abandi baciyemo nawe ari yazacamo nta umuntu azabaho ubuzira herezo ahubwo herezo ryawe ni urupfu uyu rero Habyarimana yamubwiye cyane ati ngo haye gasopo rero witonde ati je mfite uburenganzira bwo kuvugana n'uwo nshaka tumukomera amashyi umujyama rwose umutipe ni mwiza cyane yavuze ibikenewe tugaruka ku ntambara rero mwabibonye ngo siko izatwitse nde zatwitse hano Kasopo hano ni muri Masisi zirongera zitwika hehe zongera zitwika aha hantu bita ngo ni gwiki ni indege za siko izatwitse aha bita ngo Gasopo muri Masisi zitwika ahantu bita Kibati muri Warikare umuriro urimo ratuma rero irimo biratumuka ubwo murumva ko ibintu bikomeye cyane ahandi hantu harimo havugwa intambara hano muri Sud Kivu harimo haravugwa imirwano nayo ikomeye cyane ngo ni nyuma yuko ingabo rero z'u Burundi ngo zegukanye intsinzi rero hari akasika rero ubu rero ngo noneho M23 yabigeze hehe yabere igeze ahantu ngo bita hehe katurabe neza Kamituga murimo barwanda Kamituga rero ahabegera mwenga turangize rero tubifuriza icyumweru cyiza mwari kumwe na Ale bye bye naho ubutaha